naramukomye amuteye ingumi iri bwene ndarikura rivamo ati tiriya ryinyo mubona afite tiburara rihinduranye ari ryinyo afite buri abantu baze kubijyaho barebe neza ntabwo amenyo yose ya Valens Papi no kuyabereka amafoto tukayabereka yego ntabwo yuzuye neza arimo ryavuyemo ryavanwemo n'umuhanzi Paxson yes Mr. Omar Promoter bimeze bite aywana kabisa meze neza ariko imbeho ni imbeho yabaye imbeho bimeze nabi imvura rero yari yarahanuwe ako ejo bundi nabibwiye abantu turi kuri live niba ubyibuka oya ndabyibuka waravuze ngo iyi mvura itumye gahunda ya Kicukiro ihinduka reka duhite dukubita tunabangura ahubwo duhera kwegera abaturage birimo kuvugwa cyane uyu munsi reka tubanze tubaha ikaze uyu munsi nk'ibisanzwe n'Irifa TV wibuka gukora share comment like and subscribe utayibagiwe nayo abantu mutari mumerutse jambo hirya no hino amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba katikati umujyi wa Kigali aho biri kubera kwegera abaturage kwegera abaturage niho byahereye cyamva nawe aho byahereye rwose mutwegere mwokagira imana mwese ukwegera abaturage bonyine umusaza wamubonye umusaza aragenda umvisha abagabo reka tumuhe respect kuri president wacu Paul Kagame kandi turakwemera turamwubaha turaza kuvuga cyane biri kuvugwa muri kwegera abaturage insanganyamatsiko y'uyu munsi cyane rwose muri BK Arena igikorwa cyagombaga kubera niba ntibeshye niza Kicukiro Gahanga niho cyagombaga kubera ku munsi wo kuwa gatandatu ejo hashize ku itariki 15 kimurirwa uyu munsi ari nawo turiho 16 tubagezaho aya makuru aka kanya yego nabonaga imvururu y'abantu bari benshi bikare nabagezeho banabura abantu uretse umujyi wa Kigali gusa nabo mu ntara bari bahari nico bita nyine kwegera abaturage nabo bamwegereye nabo bamwegereye yes nje ni Omar Promoter turatangiye nuko dutangira mukiri kumwe na Kaboji Pro yes ariko se tuzabigira dute mwana zagenda bite dukubita tubangura dufite amakuru menshi ariko ayingenzi cyane nibirimo kuvugwa cyase biri trend kuri uyu munsi aho president yegereye abaturage ndetse hari n'ibyamamare bigiye bitandukanye nagiye mbibona turaza kubivugaho nabyo si ibyo gusa turaza no kujya mu makuru ya sport ndetse tuze no kujya mu y'imyidagaduro bisanzwe abastari bimeze bite hirya no hino reka rero twinjiremo tubanze tubibutse iyi ni Irifa TV show mumaze kubimenyera ngira ngo murayizi cyane ikintu cya mbere ubusabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi tugukorera live amakuru abagezweho amadocumentary inkuru z'urukundo inkuru zigisha byose bikugereho ako kanya ubwo urumva icyo usabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera ahubwo se turatanga cheers nari Rifa murona ko ibintu byahindutse ntabwo nyicara nafite akantu ariko bataza kwibaza niba kuko ari akantu kagomba kume nakaji ni mu mbeho abashaka kwamamaza bagomba kuzanaho tukabamamariza nk'ubu aha nakagombye guhita mvuga jindi kunywa cyangwa mirongo plastique ariko ntago babimbwiye yego abantu bari bamenye rero ko tunywera mu birahure byahindutse twere Irifa TV no dushya gusa no dushya tuba tugomba kubahindura ako mwana umwamereje ndaza kubivugaho nitugera muri sport iribara ntago sinzi impamvu ari byo bamereye turaza kubivuga ariko nawe iryo bara hari icyo rivuze muri sport ubundi umutumirwa aramutse ahari
twamuha ibara ry'icyatsi ngira ngo uko twabiteguye ni ibijyanye n'uyu munsi kwegera abaturage niyo mpamvu twabikoze ntago ari muri siporo bitananinjira ko mbabwira yuko ari nuko noneho baba jene baririmbye bise buriya ni abajene cyangwa ni abamama ni itsinda ryaje rivuye i Nyamirambo n'abamama bari ubu ngubu basigaye bahurira i Nyamirambo baririmbye ngo azabatsinda Kagame ni timu rero azabatsinda Kagame ni timu y'abadahigwa babita abadahigwa bari bavuye i Nyamirambo ni abadahigwa harimo umumama wari umeze neza cyane aya mabara bayeza kuyabona niko bari bambaye araza kugerageza n'amashusho turaza kugenda tubihuza tuyashyiremo cyane sabo gusa uyu munsi wari umunsi umeze neza cyane turavuga ku muntu bita Isheja Sandrine uriya mudamu ibintu nyamara ibintu rero buriya bigenda bifata indi ntera uriya mudamu mama Sandrine cyangwa se Sandrine Isheja na Butera buriya kandi koko Isheja Sandrine Butera yitiranwa na Butera Knowless baritiranwa kabebe yego abantu nibaze kubona twibanda cyane ibyamamare byari birimo nubundi ni hirya no hino ariko mu makuru y'imyidagaduro cyane sibyo Kaboje kuri imyidagaduro yes urabivugaho iki kuba ari we wari MC yakira president Paul Kagame nje iyo ngeze kuri Butera Sandrine Isheja amagambo aba make uriya mudamu ariko reba ahantu yavuye comment zibanye reba ahantu yavuye ariko se nubundi waba wungirije perezida wa RBA nuhabwe weho nuhabwe kwemusinga aho perezida ari buba reba station yavuyeho yatangiye kuyikoraho 2014 ariko reka tunavugaho gakeya tumuvugaho gato ariko nabandi turaza kugerageza tubavugeho gusa nuko bwari ubwa mbere ahantu perezida yageze yaje anabibutsa ko abaheruka igihe bamutoraga avuga ku mateka ho gatoya kandi ko icyo yavuze nanjye nta kivuga perezida yaza kuba ndetse na RDF muri rusange bahagarika genocide yakivuze kira kintu naho twari kuba turi no muri Bikare nahara twari turi duhagaze babonaga yabikomojo Sheja Sandrine avuga yuko iyo tababo iyo batabo ntago rwose aho duhagaze nta kintu cyari gukorwa ntago rwose banase bamuha n'amashyi menshi cyane ariko tunavugaho gato byimbitse kuri Sheja Sandrine umuntu watangiye kera muri nuze yihuye yego muri Huye yagize amashuri yegura yakoze no muri Sandrine muzi no muri Sarusi buri yarahakoze no kuri Sarusi ku bantu mutari mubizi afite background nini cyane mwitangazamakuru cyane ko yanabyiza afite bachelor degree ntago ari upfa kumuhereza MC kuya gusa reka abantu tujya tunabaha amateka ku byamamare ho gatoya ibaze kuva iriya yose yatangira yiyandikira burana n'umwanditsi w'imivugo cyane n'inkuru yes no ku nkuru buriya niba abantu bajya bakurikirana cyane inkuru abantu benshi bagenderaho kuri Kiss FM ni Sheja Sandrine wazanditse ni nawe unazibaha n'uyu munota niwe uzibaha cyane rwose reka rero twikomereze amakuru yo ni menshi cyane turaza kugenda tuvunagura tushyiramo nabonaga n'abarusine bariyo bari bagaragiye umusaza byamamare bari inyuma bameze neza cyane muri kano na buri nguni abahungu baje rero nabo umwaka umwe gusa nagiye kubona abatipe bifatiye amashusho bari ahantu nyuma mu mavestieri n'ibyamamare byose byari biri sabo gusa Anita Pendo ndaza kumukubwiraho mubwire muri no minsi ashobora kuba ari mu rukundo n'umuntu none utangaje ndaza kubikubwira bo nabo bari hahandi nyuma arantu agatsiko kabo kari sibo gusa hari Anita Pendo hari DJ Sonia nabonye hari bari kumwe na ba Patcop yes ba DJ Ila base bari inyuma hariya DJ Ila akantu yakomojeho turaje turakababwira yego nawe turi bumuvugeho kararenze ariko tutaranamugeraho
ubwo nari kuvuga bano bantu uragenda unanyibutsa n'abandi aba Patcop wenda ku bantu mutamuzi cyangwa munamuzi mu mwumva niwe wegeranya ibijyanye n'ibitaramo social media influencer arakomeye n'umugabo ukomeye muri media cyane abimazemo igihe no mu regent nawe Patcop ararenze ahantu Patcop yicaye nanjye muheruka kera nanjye bino bintu nyibizamo za 2013 yari umuntu wubahwa cyane hari abataramunyuzaho gusa ababo tubona nk'icyitegerezo bo uze kunyibutsa inkuru ishyushye yatumye ngira umunwa munini uyu munsi umuntu bita Paxson yararimo yiha umuntu bya papi Valence Ndahiro Valence ko buri ari raryinyo ririmo aririgurana no kuvuga ngo bigeze guserera baza kubivugaho gatoya uze kunyibutsa mu makuru y'imyidagaduro ariko abantu kugira ngo tubayishire byinshi yamukuye iryinyo bigenze bite bari he hari byagenze yes andi makuru nabonye meza cyane umusaza Neri Ngabo ahifata akiva stage ati ngomba kwicara hafi naho papa wacu yicaye singiro numva ariko mwana ubundi Kina Music iri tsinda rya Kina Music reka ari naryo twita tunaheraho mu myidagaduro turaza kugenda ugenda unanyibutsa reka dukubite tubangura reka mvuge ngo twashene reka tunyurimo Neri Ngabo yari umwe mu basusurikije cyangwa se imbaga y'abahuriye muri BK Arena imbaga nyamwinshi burasiko babivuga imbaga nyamwinshi mu gitaramo cyangwa se navuga yuko cyo kwegera abaturage kuri uyu munsi perezida ho yarari Neri Ngabo rero niwe wari uhaserutse cyane ndetse hari n'abandi bahanzi cyane ko umuntu wamukoreraga ku mirya y'inanga cyangwa se byo twita ku DJ yari DJ Ira yes ubwo ndahita mukurikizaho tunavuge byinshi kuri DJ Ira yasaba ubwene gihugu ariko tutarava kuri Neri Ngabo ho gatoya Neri Ngabo yakoze ikintu gitangaje cyatangaje n'abantu benshi bahise banibaza se kuki yagiye kwicara inyuma y'umukuru w'igihugu nabyibajijeho niwe muhanzi wa mbere iyo foto barayibona ufashiriya foto mukanya yes uraza turayibereka muri video kubanyurizaho ibyo turi kubabwira ntago twebwe tubabeshye ni ibintu babiri live birimo kuba ari inyuma ya perezida neza n'ababande bashinzwe umutekano wa perezida hafi aho ngati mundekera umwana muhungu wanjye baje bavuga ngo zankwe reka mumureke kandi barabizi byiturize Kina Music kuki ari irimo iragaragara cyane mu bikorwa bya His Excellence wakwicara wibaza impamvu Kina Music ni nyuma yuko umukuru w'igihugu abagabiye burara abagabiye inka abandi bavuga zanywe wa mugani wa Neri Ngabo yes tuvuge yuko rero navuga ngo umustar w'uyu munsi ni Neri Ngabo nkuko muri match nituza kugera mu bya siporo habaho man of the match aba ari umuntu yigaragaje neza utagiranye ikibazo n'umusifuzi utagiranye ikibazo n'umukinnyi wese mu kibuga aba yitwaye neza cyane kabone nubwo atatsinda ibitego bya hatari cyangwa byinshi niwe babahaye ko yitwaye neza mu kibuga uyu munsi rero man of the match mu gitaramo cyo kwegera abaturage n'umusaza reka twite man of the party muri BK Arena uyu munsi yari Neri Ngabo tumubwire ngo kuruje hejuru courage DJ Ira yes DJ Ira wabibwiraho abantu badukurikiye ko yahawe ubwene gihugu DJ Ira ntabwo yabuhawe yabwemerewe DJ Ira yasabye ubwene gihugu mukuru w'igihugu arabumwemerera ariko buriya nubundi saba asanzwe yarabubonye kugira ngo buriya wenda agaragare oya ntabwo bajya kwigaragaza imbere y'umukuru w'igihugu ufite ubwenge wenda babipanze oya ntabwo ari ukubipanga yabisabye abikeneye DJ Ira yari abikeneye
ariko nibyo iki gihugu rega ni cyiza ubundi se ba DJ Bisoso nk'ababyara be kuki batari barabimukoreye bose barabufite aho ariko nicyo gihe nicyo cyari cyo bo barabufite Bisoso arabufite Bisoso arabufite sure ntabwo imyaka igera hafi muri 20 Bisoso abaye mu mujyi wa Kigali yaba ataremererwa kuba umwene gihugu arabufite we uko byagenda kose nicyo twari turi kukubwira kuri DJ Ira ko yasabye ubwene gihugu umukuru w'igihugu muri iki gitaramo cyangwa se muri iyi gahunda yo kwegera abaturage umukuru w'igihugu yatangirije mu mujyi wa Kigali muri BK Arena nyuma aza kwemererwa ubu bwene gihugu aha tukiri kubyamamare byari biri mu muhango wo kwegera abaturage ariko turaza no kubabwira icyo perezida yavuze cyangwa se yanasabye abaturage cyari ikintu kimeze neza cyane kinakomeye reka mbanze mbaho inkuru ishyushye ntaraza kuyibagirwa uribukaho natangiye mbabwira ibyamamare byari byigiye byicaye ba Clapton Kibonke ba Patikope Anita Pendo Jojo Breezy ndetse wenda n'abandi bagiye batandukanye Jojo Breezy wamubonye yarari hafi nagira ngo nkubwire yuko Jojo Breezy niba ntibeshye ari mu rukundo na Anita Pendo umwana we jewe reka nkubwire uriya nagira ngo mbikubwire neza ubwo duheruka muri award za Karisimbi entertainment nanjye nagiye kwifatira ka award kanje ako uriya nanjye ubona nazaba icyamamare bwa ubwo ariko baragataha barakamaye nanabashimira abantu mwanoye asante sana ama event yabaye nziza ya fashion mu Rwanda 2024 na 2025 yari event yanjye Style Award reka ibyo twe kubijyamo cyane twivugire uburyo abo bantu mbabona na hantu namwe Jojo Breezy ubu ngubu utamusangana na Anita Pendo bafite projet bari gupanga buriya birashoboka nese ari kumwigisha kubyina Jojo none se Anita ari kumuhanura neza tuvuge Anita Pendo arimo arigisha ubunyamakuru Jojo Breezy nakamwigisha kubyina oya nari kumwigisha kubyina kuko Anita barabizi ibyo byose aranabizi Anita ari kumureba nk'umwana kandi muhungu nyura muri izi nzira tuvuge se ko ari kumwiyegereza mu buryo bwo kumugira inama no buryo bwo kumugira inama buriya muri comment baze kubishyiramo neza batubwire uko babyumva nuko babibona ntago Anita Pendo yaba ari marashuka Jojo Breezy ese Jojo Breezy ni uri murarya ifoto kuri Anita Pendo biranashoboka kuko Anita Pendo ni umustar byemere umustar ariko reka turebe ibigwi Anita Pendo uyu munota tuvuge ko ari uri gufasha Jojo Breezy yanabana manager buriya yamubera manager turibaza byinshi gahunda ya urwego rwa kubyina reka ndushyire ku rundi rwego kaboje umugani w'aba type ngo turibaza mudusubize aba type muri Genesis comedy bajya bavuga ngo ndakubaza ngo nanjye nkibaza turibaza aho atavuga ngo twarabakopinze mujye muri comment tumenye ngo Anita Pendo na Jojo Breezy umubano bafitanye ni umubano ugendeye guki tuwite gute sinzi ibyo ari byo sinzi icyo biri bushye bicira amarenga mukuna ariko uratubwira na DJ Sonia bari kumwe na DJ Sonia bari kumwe mu makuru mfite hano twigira ku mukuru w'igihugu rero ijambo rikomeye yavuze ngo ibi ni twebwe cyane abikesha kuba igihugu kigeze ahangaha tubona anasaba cyane kutivurunga cyangwa se kutumva amabwire aturuka hirya no hino mu bindi bihugu cyane yabigarutseho umukuru w'igihugu avuga yuko atifuza ko tugendera ku mabwire yaba ibindi bihugu muri make ntakeneye ko dushukwa u Rwanda ariko anarushimira muri rusange uruhare cyane diaspora ibintu nk'ibyo ababwira ko kwivurunga no
gukomeza kumva amabwire atari byo atari sawa anashyiramo akantu kanejeje abantu ati mutazambera nk'aba bandi bavuga ngo ngugukubise urushyi kuitama ngo tega ngo nanjye ngo umwongere ngo mwongere ngo we ntago iyo mikino yirimo perezida yabyivugiye neza rwose abantu babikurikiye yuko atari muri iyo mikino y'abavuga ngo nibo nkubise urushya ngaha ngo tega ngo mwongeze ngo ku rundi ruhande ngo urundi rushya ngo ahubwo byaba ari ibintu bivuze yuko wowe ukeneye kumushotora ugize amahirwe wahava amahoro umusaza avuga amagambo akomeye kandi yari yababaye yatangiye iyo speech ababaye ariko mbabazwa no kubona twarakoronejwe n'agahugu gato karutwa n'u Rwanda cyane yavugaga Ububiligi agaruka bihano bari gufatira igihugu bibira bihano urabivugaho iki rero ngeze mo hariya ngenda gakeya umusaza icyo nari nshatse kuvuga uko byamubabaje ariko nawe yabyivuze ngo mbabazwa no kubona twarakoronejwe n'agahugu gato kuri twe yego avuga Ububiligi avuga ngo baragenda bagashyigikira biriya bihugu itatagiye nga Kongo baragenda bagashyigikira biriya bihugu yego bikirirwa byica abantu bibamara bakwirakwiza amavangura amoko n'ibiki byose yego barangiza bakaza ngo baradufatira ibihano yabivuga kubona ko byamubabaje cyane yabonaga ko yababaye yabonaga yuko kabisa ari ikintu kandi musoza arongera aravuga ngo yego yasoje nko ku munota wa 30 ari mu kiganiro niho yabivuze yavuze ngo umuntu ashaka kukwica ukabimenya wamukorera iki yabajije mujye muri comment umuntu ashaka kukwica ukabimenya wamukorera iki mujye muri comment ako kantu ueditinga aze kuza kugashyiramo bakumva neza kabisa ku buryo umusaza dukunda yabibajije umuntu ashaka kukwica ukabimenya mbere wakora iki yego ibyo ni ibyo umukuru w'igihugu yabashije kuvuga ubwo yahuraga n'abaturage muri rusange cyangwa se ubwo insanganyamatsiko yavugaga kwegera abaturage reka twikomereza amakuru hirya no hino n'ubundi aho tukiri mu byamamare nagiye kubona itsinda rimwe nagiye mvunaguramo turi buze kuvugaho ry'abadahigwa kuva Nyamirambo bari bambaye neza imyambaro iri mu idarapo ry'igihugu abamama bakeye ubona ko ari abanyamugi kabisa bari hamwe na wa mumama waririmbye ngo azabatsinda Kagame ubundi ngo ni timu ngazabatsinda ni timu yitwa azabatsinda barangije nabo biyita abadahigwa yego ubu ni itsinda abantu babona tuno dukombe uko dusa niko bari abamama bari habuzemo icyatsi kabisa habuzemo icyatsi gusa ngira ngo bagishyizemo ukuntu gakeya ariko bagishyizemo gake ariko bonaga yiganje nayo kabisa bari bakeya abamama basa neza kabisa wabonaga ko ari ibintu bisa neza bana abanyarwanda tumaze gusirimuka ntago tukijabiriye turi proud bavuze bati kandi tusigaye tusa naho twumva vuba bavuze bati gahanga birahindutse bikare no guhita wumva kuntu abantu bazaza bambaye ewa uhita uvuga uti habwo babijyanye bikare na bintu barabivuze ati ibintu bibaho tugomba kuba twambaye neza cyo ni icyambere ariko biriya biduhana urwego rw'ikoranabuhanga mu Rwanda aho rugeze niba ikintu kiba mu minsi ibintu babiri bu posting ubu ngubu amahanga yose yakurikiye kiriya kintu cyacu kwegera abaturage ikoranabuhanga nshatse kuvuga yego reba twamenyeshejwe ko byimukiye muri BK Arena mbere y'iminsi ingahe ni umunsi umwe bucya n'ubundi bwari buke niba twari kuwa kane habura umunsi umwe ngo tugigahanga byimurirwa muri BK Arena ngo ni iminsi ine ibaye iyi minsi ine ibaze niba igihugu gisigaye gifite ubushobozi bwo kureba mu cyumweru cyose ati kuri uyu munsi hazagwa imvura twimuka ibyo binatari by'agaciro n'iby'agaciro abantu bo muri Meteo Rwanda ni Meteo Rwanda yes batureberera ikirere kabisa namwe Imana igibaho umugisha Imana igi nabaho umugisha kuyobe ko turi ku cyumweru
turi ku cyumweru ni ku cyumweru nibyo ariko tubasabira umugisha barebye kandi koko nibyo urabona ko imvura yaguye ikirere ntabwo cyari kimeze neza. Abantu rero bagiye bibaza bajya muri comment bibaza impamvu baba bashyizeho ngo aha hantu ni hameze neza, umukuru w'igihugu ntago turi bubyemere ko ari bujye kwishwa n'imvura kandi twarubatse. Oya uretse we yanarisobanuye mu kiganiro yavuze ngo ntago tujya kubanyagiza kandi dufite aho mujya, niyo mpamvu twabyimuriye aha turi mu gihe cy'imvura, niyo binaba ngombwa no muri stade Amahoro. Gusa abantu benshi bakomeje bibaza kuki se batabijyanye stade Amahoro, kuki se batabijyanye pere bako se pere buraho pere banyagirwaho. Ariko tukatwibaze impamvu nyine batabishyize mu Mahoro, ahantu kenshi perezida ahurira n'abantu be ni BK Arena. Abantu bamare kubimenyera neza rwose, buriya BK Arena ni ahantu heza, ndetse nabonye arahubaha kuko biri muri stade navuga yabimburiye izindi stade mu buryo bw'iterambere. Iri mu zabanje kabisa rwose. Twanavuga ko ariyo mashaba yacu buriya mu bitaramo n'ahantu abantu bidagadurira cyane. Yego nabonye rwose buriya se cyangwa burana neri ngabo, reka nubwo wenda twamuhereyeho reka nongere akantu nkongere muri aneri ngabo ntashaka inka nawe cyangwa arashaka. Oya buriya iyo uhaye nka famiye cyangwa ari gushimangira iyo bahawe gushimangira inka ntago bose ntago yabazenguruka, ubwo iriya nka ntago yaba yarahawe Kina Music ahubwo yaba yarahawe Kerema. Yego rero yahawe abari muri Kina Music yose nibyara nabo bazakamirwa. Yes, buri kantu na buri nguni twavuze ko nabo turi bubavugeho. Abatipe baje ejo bundi ariko barashaka hit. Hari umwaka baramba hit mega hit. Navugaga umwaka wo ngira ngo waronuzuye. Umwaka urimo batangiye bajya mu dutaramo turi aho ngaho kuri za TikTok, turi aho kuri izo social medias bisanzwe, Instagram. Najyaga mbabona bari aho utamenya ibyabo ariko bamaze gusobanuka. Si ibyo gusa tunakibariho, ndahita nkubwira yuko bari kumwe n'umwe mu bamama bakunzwe, Mama Nick twamenyereye mu sinema nyarwanda tukiri mu byamamare. Mama Nick tukumye tunamubwire ngo agumye yihangane azakira. Ubwo urumva buri kantu buri nguni bari bamusuye kwifatanya nawe, urabizi ko afite ubumuga mu ivi baramubaze, so tumubwire pole sana kandi azakira, uzongera tumubone neza cyane. Yagize uruhare runini muri sinema nyarwanda. Mama Nick cyane yafashije benshi cyane n'ubu kandi aracyana bafasha. Uzi ko nanjye nakinyeho filime buri ari filime turi kumwe yitwa ngo iki se tubaye kumwe n'ibyamamare ba Eric ejo shaho si hirya no hino se mu gihugu, hirya no hino muri sinema mu myidagaduro ibintu byinshi cyane. Ukomereza kuri Paxson, tujye kuri Paxson. Abo bo ntitwabitindaho, baraza kujya kureba uko byari bimeze. Respect kuri uriya mama, tugenda tubereka gake gakeya uko bimeze. Paxson agira atya rero yivuna umwanzi ni iribwene Valence papi wa mugabo we yangana. Reka mbaye inkuru neza. Paxson agira atya cyari igitaramo niba ntibeshye Kabaka Jay Polly, tunamugango respect aho uri rest in peace. Bari bujyemo Nyabugogo, yego byari bibiri niba ntibeshye byari 2012 atari na gatatu. Valence papa ubona kuri Paxson abivuga ngira ngo ni ibintu bya vuba nibyo muri 2012 sai na 10 niba ntibeshye bari bujye Nyabugogo, bari barayihishe. Mva nawe urumva rura na akantu Paxson kaba kamukozemo bashaka nko kumushotora, ariko wowe nta kintu wigeze upfa n'umunyamakuru runaka. Ariko none akongera amati ngiye naramukomye amuteye ingumi iri bwene ndarikura
rivamo ati tiriya ryinyo mubona afite tiburara rihinduranye hari iryinyo afite buri abantu baze kubijyaho barebe neza ntabwo amenyo yose ya Valens Papi no kuyabereka ayo mafoto tukayabereka yego ntabwo yuzuye neza harimo iryavuyemo ryavanwemo n'umuhanzi Paxson arabishimangira ati njyewe yamukuye nta kinya Paxson yahoze agira n'amahane buriya katuvuge ku mahane y'uramutipe ugiye kuvuga ku mahane wagaruka kuri Tuff Gang kiriya gihe ngo bariyumvaga cyane oya mbo Paxson ntabwo ari umutafu Gang ariko ni inshuti zabo ya hafi na hafi cyane kuko amayide menshi nibo babaga bayatangana ku gasima aho ngaho bahura studio n'ibyo ubuzima bwabo bwose buhurirana mu bintu bijyanye n'imirwano akavuyo kutumvikana buriya n'icyatumaga Paxson bamugarura mu itangazamakuru barabanje baramubaza ati amahane warayaretse cyangwa ni bimwe byawe uraza kurwana mu biganiro ibiyobyabwenge wafataga atari ko ngiye murandenganya ngiye ahubwo mu nziza yuko ndirimba neza ndapa neza ahita yiyama ndetse cyane n'abantu bamwiyitirira mu ndirimbo runaka kandi bari bahari hip hop bahari cyane rwose ni umuraperi mwiza cyane ko burarega abantu baba barabashije no kugera mu bihugu byo hanze bakafataho nosiyo gatoya si nibyo gusa Paxson wenyine n'abandi twagiye tubona wa mutipa mwita yanginde amahoro mutipa waririmbanye na Gabi mu mahoro ni Yanksi ni Yang wa turaza kumureba ariko Paxson nibyo yavugagaho ndetse cyane avuga ati twari mu gitaramo ba Jay Polly bose bari buzemo icyo gihe yabitwaga ba Sandra Mirage bari bahari ni igitaramo cyari gikomeye cyane cyari bubere Nyabugogo Nyabugogo kiragiye hari hagezweho burabo bari busa n'ujya za Kimisagara ruguru hari bigezweho bwari bugezweho cyane amakuru rero sasa ya siporo ugaruke ku Mavubi mbere na mbere Amavubi nabonye amakuru y'ibyamamare reka tubabwire ngo tuyacumbikire kuri iyo nkuru ya Paxson akura iryinyo Valens Papi turaza kubanyuriza akantu mashusho katwigire no muri siporo gatoya Amavubi ngo ari muri camp hariya kuri Sainte Famille niho nanjye nabonye bagiye uyu munota tuvugana bamwe na bamwe bitwa ba Keve baruboneka n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ni camp ivuze iki ni camp itegura iki niba wabashije kuba waruhatubereye Amavubi hari imikino yitegura cyangwa ni kwa kundi bagiye kwitekerezaho hari abari kwitekerezaho abakeneye kwitekerezaho mwokagira imana mwe ariko Amavubi byari ngombwa uriya mwiherero wari ngombwa ko bahura bakaganira kwitekerezaho bakareba icyo gukora cyane rwose turagaruka kubiri kuvugwa kuri Arsenal nabonye hari ibyamamare birimo biranakora n'utuntu two muri sinema aba banuze bamwita gute uyu Douglas ninde nitegeka Gracier itegeka uzwi nka Papa Sava nabonye baze kujyaho hari akantu yakoze nka sinema ahereza Rosine niba atari nibeshye umukobwa bakinana muri movie amuhereza ibyo kurya byose arabyanga ati ndeka nirebera Arsenal ariko urumva babikoze mu buryo bw'akantu k'agasinema yanga kure y'amaso yamukamuze yacyo gihe yamuzaniraga amasahane agiye atandukanye hariho ubugari n'agasombe hariho umuceri n'agasombe atereka reka tinge burya ntago narya ntarareba Arsenal kira kintu wakibonye gute impamvu ni iyi nje nabikora neze ngiye ko ntari umufana wa Arsenal warya match irimo cyangwa ni warya
yes ngiye nama wankureba yabikoze neza ariko byarangiye wazanye t-shirt cyangwa se jezi ya Arsenal ayimumuritse maso umukobwa ava mu bye arasara arazamuka muhama bizu reba pasava bari kumuha za bizu yo kujisho yo kuzuru yo kumunwa yari yambaye gistar baze kujyaho araza karagafata umubare ugafate ukabakubitireho ngenye bivuga gutya uze kukabashyiraho urebe ukuntu yari yambaye ipantaro ijya kumera nk'iya mpano ubwo bamuhaga stage mu gitaramo cya DB muri BK Arena n'ubundi sinzi ngira ngo musaza ni umujene ni umujene rana musaza ni umujene bamwihorere so ubwo rero ni naho bari barimo bashimangira ati Arsenal izatsinda Real 1/4 muri izi ligue urabizi ko arizo zigomba guhura kandi nanibutsa abantu yuko twebwe mu kiganiro cyacu ntago tujya cyane in deep mu bya sport tunyuramo na makuru aba arimo kuvugwa ari trending ibirimo kubaho yes nabo bakaza kwinjiramo neza kuko bakareba niba ibyo twababwiye koko ari ukuri kubakurikirana rero umupira w'amaguru mu Bwongereza turababwira yuko amakipe abiri yonyine ari yasigaye muri Champions League uvuga ngo ni Aston Villa na Arsenal urabizi yuko ejo bundi Liverpool yagize itya ibirasezerewe urabizi yuko City nayo Man City yari yasezerewe na Real n'ubundi yego ese biracuriki biri kuhuriranira hehe kuba Ubwongereza cyane buri guhura na Real Madrid muri ziriga ntacyo bura bishatse kugaragaza itariki 8 no ku itariki 9 tuzaba tukiri mu cyunamo nibutsa abantu ko tuzaba tukiri mu cyunamo ariko updates tuzazibaha tugira ngo tuzareba match izakurikira mu cyumweru cya nyuma y'icyunamo itariki 15 na 16 nibwo hari match yes turasoreza mu byamamare byo hanze hari kuvugwa iki na amakuru ni Chameleone yes mu Uganda gatoya muri Amerika turaza kureba aho gato niba turavuga ku muhanzi Jay-Z yasubiranye na Beyonce byavugwaga ko ari ukuntu bari bagiye gutandukana bitewe n'inkuru abastari bubya n'abastari bombi n'abahanzi bafite ibigwi cyane ko Beyonce ari n'ibitaramo bya za fashion yagiye anagaragaramo nabari hana ngo bamujombaga umunwa ibyande byabo bitajya bishira babanye buriya nago wabivanga yes abo babana ni wabivangamo baratana ejo bagasubirana baba bafite ikibahuza hari n'icyo batumvikanye kugira ngo batandukane rero nago wabitindaho cyane reka twe kubitindaho ndetse na cyane baraza kujya ku makuru ari kuvugwa za New York n'ahandi ahantu ngaho ariko harimo n'akantu kanunguye Trump nabonye bari kumushyiraho cyane bahuzanya ifoto y'umusaza barabizi yuko uyu munsi aribwo turi kuvuga cyane ku nkuru ya His Excellency y'umusaza babihuzanya uvuga bati se abene gihugu murabirukanye bigenze bitya we icyo akeneye nuko bamera nkaho bamuramya icyo kintu nabashije kubona kuri iriya foto ye Trump buriya ariko uratinya umuntu ushobora kukubwira ngo nje nta mushahara wayo n'abayinfluencer biriya Trump ashobora no kuba atarize iriya foto ihari iriya foto se yayibura iri gucicikarega ibintu binyuze ku matwita yawe cyane aba yanatagizwe kuko iriya foto ariko niwe bashyiragaho ko ari we kibazo baze kureba neza iriya foto irimo akantu k'akaziga bamumentioninzeho ko ari we kibazo ko we ashaka kwihimbaza nyine abantu bamuramye nyine bagumye babone yuko ari igihangange ko ari we urenze cyane hagati aho Trump ikindi nawe ukubwiraho nuko yatangiye gutsindwa we yamaze kwemera yamanitse amaboko avuga ko yashyengaga mu minsi ishize ubwo yatangazaga ko azahagarika intambara ya Ukraine mu masaha 12 yavuze ati buriya narashyengaga giye yabipostinze aravuga ngo
narashingaga ntago intambara ya Ukraine wayihagarika mu masaha 24. Biriya bihugu kugira ngo warabyumvisha bivuga ko azayihagarika amasaha 24 cyane. Biriya bihugu ikintu kiba gihari urakizi se, biriya bihugu nta kindi baba bapfa intwaro. Muri amafaranga yo kuba bayafite barayafite, ntabwo ikiriya gihugu cyapfa n'ikindi amafaranga, kuko baravuga bati natwe turi ku mafaranga yacu n'abandi turi ku yacu, ahubwo kuki muturusha intwaro runaka, twe turabura iki kugira ngo iriya ntwaro tuyibone. Aho rero niho bigenda bisa naho biri kugenda bishwanashwanira. Niyo mpamvu uzanabona ati Bushinwa bwakoze indege irwanira mu kirere itarimo umushoferi, Amerika igahita ishaka nayo guhita ikora ayo makimbirane. Utwo tuntu tukagenda twiziringa. Ese twebwe twakazize iby'amahanga apfa. Erega niho kantu tugomba kureba, twe twakazize iby'amahanga y'ubwayo apfa. Reba nk'ubu muri gihugu cya Kongo hari umutekano muke, biteye ubwabo bari kunanirwa kumvikana, bakabishyira ku Rwanda. Ibyabo byarabananiye, bari gushaka kutwitwaramo nk'umwiko. Kongo se shaho ntabwo wayishobora. Kongo ifite ikibazo gikomeye. Gusa amakuru meza ahari nuko hari ibiganiro hagati ya M23 ndetse nabonye na Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, sinzi n'ikindi kintu nabonye gisa n'ifoto, ibiganiro hagati y'Ubugande na Kongo, umushyikirano mu minsi yashizeho gatoya baraza kuyibona ifoto. Muhozi niwe woherejwe, Rugaba Muhozi kubonana na President Tshisekedi. Alex Antoine Tshisekedi Chilombo. Nabonye cicikana ko bahuriye ku meza. Ese ni uburyo bwo kugira ngo Muhozi amwumvishe ko ibyo barimo bashaka kwiyenza ku Rwanda ari ugukora ubusa. Muhozi baramuzi. Ese Muhozi arimo arashaka ko babihagarika? Ni iki kiriyo? Kuki yagiye kubonana nawe? Iriya foto yabiciye birimo bica bigacika na iri trends, baze kujyaho barabibona. Si ni mafoto gusa. Twe icyo dutegereje ku kijyanye na Kongo ni iyi mishyikirano. Yes, reka twigire ku muhanzi Chameleone. Jose Chameleone, tunamusorezaho. Ariko gusa tukwibutsa gukora share, comment, like and subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza tukugezaho nka Rifa TV bibashe kukugeraho 5 kuri 5. Ariko ninde wazanye ko kantu ngo 5 kuri 5? Ariko rero ubutaha tugomba kuza tubabwira umuntu wazanye ako kantu. Chameleone baravuga yuko afunze. Ngo yari afunze burya ngo ntabwo yari yagiye kwivuza muri Amerika. Afungiye muri Amerika, afungiye muri Uganda. Byanga byakunda n'iza Uganda. Abandi rero bakajya ku mavi ngo barasengera umuntu ngo ararwaye bikabije ngo yageza. Ni inkuru ziri kuvugwa hirya no hino ku mbuga. Reka tubabwire ngo twe nakagaruka amakuru abagezweho ari trendy mu myidagaduro ndetse na politike byose. Tukwibutsa yuko tugutegurira inkuru z'urukundo, amadocumentary ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe, mwari kumwe na Kaboji Pro, Omar Promoter. Reka tubabwire ngo bye bye.